Kama bimeze bite Ramuza TV show kubona wambaye agasume byagenze bite ndarakaye urakaye gute surakaye gute wowe komana wazinzo tuvugana nago ndaryamba gubera iki se byagenze bite ngegera zavuze ngo mukuri ratsinda mukuru urabyemera neza se je mukura nitsinda uretse no kwambara agasume hasi ndaza no kuyambura ubusa oya ujumbwira turi yahura bikini cyamara kuri etage amavubi na tsingo amazi si yandi mwabavani memwe ejo nabameneye ibanga ku mayange ko haje umunyamupira uwo mwana bamwita Etofisi Tom Penzi n'umuntu akinishwa n'ishitani y'umupira ngo n'umudayimoni eyiwe Etofisi nanywa fanta ya koka y'icyapa akanywa n'amazi Etofisi utamuzana mubarirwa kubona Etofisi yagarutse umupira w'amaguru umutima umvamo sinzira aragatsingwa n'Imana Etofisi ntabwo wasinzira Etofisi yagarutse umupira ararenze ntabwo washobora gusinzira oya no serize mubwiye ukurikiye ukuntu Rayon Sport imeze mu gihugu ari gutanga inga nyinshi cyane bazibage ni modoka n'indege ari kuzohereza kugira ngo abanyarwanda bitabire umukino bitabire n'abanyarwanda bitabire match ziko ari amavubi yavuyemo kandi abizi ko umufana w'amavubi nubwo umufana w'abasinzi urumva tubizi neza yuko uyu mufana w'abasinzi hano kunaga ari kapiteni w'abasinzi amavubi ravuga iki Rayon Sport sifite match umunsi na nesi ni iki saa 12 na mukuru ngo tangariza fani club ya ukunaraga urabizi kutanga amafaranga kama nanga we mbwira kama nanga kapiteni w'abasinzi we amavubi na Rayon Sport guteganya iki kuzi ko match y'uyu munsi uramufana uri kubona uramufana urumva uraje amafaranga Rayon Sport atanga miliyoni 5 urumva atanga miliyoni 5 kugira ngo zifane Rayon Sport rigona gure kugenda buragiye kuri bank kugira abikuza amafaranga ari kuri beka urumva kugira ngo atanga inkunga kuri Sport ngo yimbwira ikintu watangaza basi urazi umufana wa Sport ugiye bitashira imani ngo mbwira wowe ikintu watangaza akanya wambaye agasume bigaragaza ko byakubabaje kuba nambaye isume si ikibazo ntago ndiba abafana ba Rutabura so ntago ndiba gasuko barirwa batukana na Baskovia ngewe nduwo ndiwe ruworiwe aha nduwo ndiwe ruworiwe nukuba ngo rero cyo nakumenyesha jewe mu byo nkora ndi umunyamwuga wacu urumuki ndi umunyamwuga sikaba vugisha ukuri nk'amasaha wata umugore wawe mani mu buriri wambaye agasume nk'amasaha wabyutse ujya he sinzi abantu bavuga ngo tugambo bansakuriza urabona ko uciye ku ruhande gece ku muhanda cye ku muhanda iwawe ku gipangi iwawe ndewe ku gipangi iwawe ndi ku gipangi nubere kubibona yuko bari gukora amasuku ni ku gipangi iwawe numvaga abantu bazakuza kandi umunsi n'umuganda ari umukecuru tugiye gukora umuganda hano ndavuga ne wenda bahageze mitambyuka nanjye ariko ngiye kubitamo akabutura nta kibazo yo yamikabutura ese umuganda ujye witabira ariko kamana nzobwirizo n'umukuru w'igihugu rase ko umuganda aje witabira agafasha abakene batishoboye umva wa munyamakuru we umuganda ndawitabije na kwijana ariko ntabwo mwitabira komuteri nk'umuntu unaka ugomba kwitabira ndumudivaniste urumuki cyende umudivaniste uri kunywa inzoga wasinze ndi kwibera ko wasinze uri kunywa inzoga ubwo se wanga ko umudivaniste umunsi wa 7 oya nawe urabeshya umudivaniste oya urabeshya kuza nago n'umunsi wa 7 iyo ni ikiri kunywa icyo ni oya ikiri kunywa ni igikisi icyo ni kiri kunywa ni igiki umudivaniste anywa Knowless kwasase oya reba oya nyege icyapa kizana icyo cyapa gikwerekana ni Primus umudivaniste warasaze umudivaniste wambaye reba ukuntu kama nanga shari kapitana basinze koko ndabyemeye ubuse umugore wa mutayimura muri amasaha reba ni saa 12 turimo ni saa 12 muri Amerika ni saa 8 za nijoro cye saa 9 uto mugore mu buriri muri Amerika we nabaye Canada nabaye mu Birigi nabaye mu Budage
n'aba East Africa yose wowe uravuga ahantu wabaye wa mukinga we none se rero umugore wawe ni imbaraga siri ari kamera nzayimena wa munyamakuru uzayimena gute uzayimena gute kandi ubona warazazamye uyu utaye umugore muri uburiri ujya kuza mu muganda muri amasaha muganda gutangira saa 2 umva nta kibazo ufite nje gutangira abaturage bavuga ngo bagiye gusenga cyo bagiye kuya gute babesha tugiye kubakira no mukecuru hano hepfo umukecuru ariko rero ndabizi yuko abanyarwanda dukunda abantu batishoboye nawe buretse kugenda tugomba gukora umuganda umuganda uramukecuru se muramumira amadafari muramuzamurira inzu murabuha ifu y'ubugari ira toilette ifotorari ya Muza TV toilette nabone kuyireba indukirano indukiza kamera hariya reba K7 927 nokiro watangaza abanyarwanda n'igiki cyo natangariza abanyarwanda barimo abanyamakuru nkamwe n'abaturage nkamwe mugerageze twubakire no mukecuru n'umunsi mwubakire nose umudugudu wawita ngo iki uri kwitabira kubakira abatishoboye umudugudu tuyobora bawita umudugudu umwe urawuzi se warasinze naba umudugudu ntazi umudugudu umwe akagari Katabaro nubonye kubakira ni wese se ni inzu yaguye ni wese tujye kubaka ni yes iri nyuma urayibona ari iri nyuma ntago ireba ari asa kamananga reba nk'ino wese uzindutse uwo mu gitondo Knowless uratera idafari uraponda sima cyangwa uranywa Knowless gusa nta kigi abanyarwanda batuye muri Amerika batuye muri East Africa nshobora kudakora ibyo ngibyo ariko nkatanga icyo bita umusimbura ki mubyizi usimbura mubyizi nugomba gutanga yego ushobora kamananga we ariko ibintu byose nagabantu bishobora ngo nimba nagomba gukora ahantu 3 cyangwa 5 ndayatanga uratanga none nimba kuyatanga ariko nanjye magarikira abantu ndebe ko nabyo bakora babeshyire ki bikorwa oya turi abanyarwanda twese tugomba gukora umuganda hari umuntu udakora umuganda se tugomba kubakira abatishoboye ariko nakubwiye ngo ngende umutivate ngo umuganda kuwa mbere w'isabato none uyu munsi birangoma ko ari kuwa karindwi w'isabato ariko ngewe ntago ndi bukore atanga isimbura mu byigo isimbura mu byizi akora umukecuru bamurangiza toilette ajya bono yihagarika nese kamana bizanyu zirabeshya uyu muhanda n'uwa leta ntago ari uwa kamananga leta ni wowe ni ngewe ni yewe nuvuga ngo imisoro utanga n'ibikorwa tutanga bigomba gukora n'umuhanda ntago ari ngewe ugomba gukora n'umuhanda nukuvuga ngo iyi umuhanda rusange ni ibikorwa remezo by'igihugu bigomba gukorwa na leta tuyitangamo iki imisoro turasora ya misoro ava ngo tusore igihe ku itariki 31 revenue tumugendera igihe ariko ubu tugiye kubakira umukecuru hano kubakira umukecuru bitandukanye n'imisoro leta yasohoye mwarize mu banyamakuru oya imisoro ya leta nyine naho ugomba gutanga iki inkunga iyo misoro leta igomba kuba mu baturage cyatuza amavuta ucuza imodoka ziyeza 150 oya nizanda zawe man nizanda zawe wowe turabizi ko tukuzi kunda man wa munyamakuru we usivuga ngo ngendira mu ndaya ese wazamaye mushiki wanjye urazi bitu nuko niyeminiye mushiki wanjye ndakora amasaha 2 nagwa amushobora mushiki wawe yashaka umuntu urongora amasaha 2 wayarongora sukashobora none mushiki wawe ni diamond wamurongora amasaha 2 se mushiki wanjye wamurongora amasaha 2 cyane byari none ndemewe ndumiwe mushiki w'umunyamakuru ni diamond ese bamurongoye turimo cyagiye ntago bahumeka abantu bamurongo amatura ngahe iturimwe zo washobora wo kwananiwe ayiwe narababwiye warasinze kamananga we narasinze iturimwe ntago washobora Muza TV umuvandimwe Sarongo yaravuze ngo narasinze ngo baramfunze nawe baramufunze nawe uravuga ngo narasinze ubwo nawe uzagenda ubasurize magiragere bavuye ngo nasanze yizakameze neza hanze seze asakamana vugisha ukuri umuganda urawukora umuganda na abaturage bose b'igihugu bagomba gukora umuganda gushyira muri politike nagwe ko umuganda ndawemera kandi ndawukora ariko ngiye mukora ku munsi wa ku cyumweru cya mbere cyangwa se ku wa mbere w'isabato ubwo umudive anywa Knowless ariko se
wowe se kuri umusilamu kabunzoga jewe narafunze wakintu narafunze sha warafunze narafunze kabisa meze neza jewe narafunguye ubu n'umugore wanje namaye pose n'umugore wanje namaye pose ubu ntago namuha n'umugore wanje ntago namuha kama na mugore wanje ntago namuha ayiwe umugore wanje ntago namuha afite agenda keshi cyane ayiwe ntago namuha nse mubeshye narababuye ubwo no gushaka kandi handi bashaka ibintu akajya kubikorera handi handi ntago ntuye muri zikaritsiye ntago tuye muri zikaritsiye kama se ubundi ufite umugore nari mfite abagore 3 n'ishoreke 3 barancika niyo mpamvu mbwira ngo izikaritse zisanzemo nigenderaga ntago tuye muri zikaritsiye ntago tuye muri zikaritsiye utuye muri kandi ugiye gukora umuganda ntago tuye muri zikaritsiye kama na Knowless yawe gusa icyo nagushimira yuko hari abantu bo hanze babazungu bawujye utereta baragukunda cyane bara diaspora bagukurikira bavuga Amuza TV show kama nga turamukunda bya danje duhe nimero yawe uramuzungu akutsa amenya abiri uramutanga uzamugira umugore nago uzamugira umugore urabizi ko yakutsa ibijugo bibiri yakutsa amenya abiri ese umuntu akutsa amenya abiri uzamurongora nago uzamurongora mubwiza ukuri yewe naho ushobora kurongora undi mugore runaka cyo nakumenyesha umunyamakuru we ngiye kuvugana na Murangira mvugane na Murangira n'abadepite n'inteko ishinga amategeko irimo abasenateri iki inteko y'u Rwanda ishinga amategeko irimo abasenateri n'abadepite turebe ukuntu abanyamakuru nkamwe babajyana mu mahugurwa kuko mukeye mahugurwa ese kabaranga iyi butike ni kakabari kawe none ndabona kare kuzamo inzoga nyinshi cyane nagara akabari konyine mfite ibitoki izi butike ufite urabone zirafunguye zose n'amazu yawe n'amazu ya ndabizi amazu nanjye kabakoreramo n'abapangayi bakwishyura neza hari umugabo witwa Yeremiya wigize umuntu wirirwa usakuza ngo n'umutawuneri hari umudamu ucuza amakara nawe amakara y'incenga kandi yazi ko nasinze nashaka kumuteza ingaru nkamusubiza amakara yiwe agakuramo nacanye akasubiza amafaranga yanjye Kamananga yagwaye iki icenga nziza nese z'amakara sinjya mbeshe mu buzima bwawe waramwishyuye se naramwishyuye bambwiye ko utajya wishyura ntabwo ujya wishyura Imana yo mu ijuru nge banyita umuzimu wa Rayon Sport buryo ushaka kumbeshya uzi ko we nasinze umudamu yamaye amakara y'incenga nayeretse abantu bo mu gipangu none yazi ko sinziri ngenda umutawunero ko mumutira kumwe ugiteka se ubundi kujya kubatugura icenga ugiteka wowe ko buryo mwami incenga yewe oya bafite kwicenga bako bazi kutateka kandi naguze amakara avanguye waguze hese umudamu wanciyo amubonye oya arije bari afite yonyine nandi afite yarashize narababwiye wababwira gute ko azasamye se nazazamye warasamye niyo mpamvu ngura amafaranga ngura amakara mukamakara y'incenga ibicenga ugomba rero ugomba kubwira abanyarwanda bose bakurikiye umuntu utanga amacenga abanyarwanda abatuye abatuye muri Amerika ungiye kugura gaze nishaka izanurikane gaze naranze kuyigura ariko kuva umudamu w'inshuti yanjye yama amakara y'incenga ibintu by'amakara bivuyeho ujye guta gaze zaguturukana bitewe n'ukuntu umusinzi nta kibazo zanurikane uri umusinzi weza gazakwica abana none se umuntu w'inshuti yanjye ndabona ipimira amakara y'incenga ibyo bintu urumva bibaho gute urumva gaza nyazanye abereka uzabereka gute kandi gaze zakwica rero sasoretse wumvisha uriya muntu uri kuvuga ari kuvuga ngo iki Kamananga uriya mugabo nutanga impuruza y'umuganda numwiteho wetse ko atanatuvangira umuganda ntabwo uratangira umuganda uratangira saa 2 uratangira saa ngahe hano turi saa 50 none wambaye n'isume akanya wambaye n'isume ubu se umuganda urawukora Kamana reba do ikiri kunywa ni igiki Knowless ubwo ni brand kuri kwamariza se ni brand kwamariza nibarerwa hari nk'igigwa se basi muri kakabari ka basi na kesi ragwa nimwe burarirwa yanunze kuva mu 48 mirongo ingahe 88 uzi ufite imyaka ingahe Kamana utabiye ufite imyaka 51 oya nawe ufite bose bagore igihumbi umwete warongoye n'abana 12 babyaye wanjye icyo nzi ko wanjye icyo nzi ko nzi ko ufite inda kubyaranye kubyara ndabaruta wanjye ikintu nje nabagore nze bawe nzi ko ufite indaya ahubwo winjiye nzi ko ufite indaya man nje warongoye man
nta kintu kintu Muza TV agace ka mbere dukoze turakabonye ubu tuvugana tugiye ko ikindi kiganiro umuganda urangiye saa 5 umuganda urangiye sangahe umuganda urangira saa 5 none se ninzo ubaze kamananga ikintu washika abanyarwanda badukurikira Amuza TV show abanyarwanda ugomba kubashishikaza gukora umuganda uko uradukwiye twese tugomba gukora isukano tuba nakaritsiye nakaritsiye mu mwanya saa 2 zigeze tugiye gufunga nta muntu uri butambuke yanga tugiye gufunga adakoze umuganda uri komando se uri umupolisi ushinzwe iki shinzwe umutekano w'igihugu ushinzwe umutekano w'igihugu umutekano w'igihugu ubwo